Ikaze kuri Hospitality TV Rwanda, tubashimira kuba mudukurikira. Kora like, comment, share, ubundi ukore na subscribe niba utarayikora. Twikomereza urugendo. Umunsi tugiye guteka stew. Urakenera urusenda ibyo bita chili, red chili. Ukenere paprika. Ukenere cream. Ufite cream yawe hafi, ukenere ibitunguru bicopinze. Ubundi ukenere sauce tomate, ubu uyifite ukenere inkoko yawe, amatako, njye niyo nahisemo gukoresha. Ushatse wakoresha inkoko yose. Ukenere amavuta, ukenera agafarini ko kuza gushyiramo kugira ngo isosi yacu yegerane. Ako ni agafarini turagashyiramo kugira ngo isosi yegerane neza. Urafata amafuta ushyire mu isafuriya, uyareka ashyuhe. Fata isafuriya yawe yogeje neza, ushyiremo amavuta, uyashyire ku muriro, ucane ashyuhe, ariko ntashyuhe cyane ku buryo ashirira. Nurangiza ushyiremo ibitunguru. Numara gushyiramo ibitunguru, ufate spatula ubigaragure kugeza bifashe amavuta cyangwa se bibaye translucent. Nuvuga ngo biba bimaze gusa nkaho bikubitwa n'amavuta, ntibishirire ariko nanone bibe bihiye. Hanyuma nurangiza ushyiremo paprika. Ya paprika tuyigaragure muri cya gitunguru n'amavuta kugira ngo duse nk'abakora ikirungo gifasha. Noneho cya kirungo nitumara kukibona, kiraza gufata za nkoko tugiye gushyiramo hariya, kizihindura ibara. Nikimara kuzihindura ibara, urasanga inkoko yagiye iraryoha my friend. Iraryoha. Kubera iki? Dusizemo ikirungo, nta mazi twari twashyiramo, ikirungo kiramanza cyinjiramo neza. Ahangaha turi kugira ngo ikirungo cyinjiremo neza muri iyi nkoko. Komeze ubireke bifateho. Umuriro uringaniye, medium heat. Ubundi ureke ikirungo kibanze cyinjire mu iriya nkoko. Tubashimira kuba mukurikira Hospitality TV Rwanda. Njya mbabwira ko Hospitality TV Rwanda yaje ari igisubizo. Ntukavuge ngo wabuze aho wigira guteka. Ngiye Hospitality TV Rwanda. Turaje duteke buri kimwe. Upfe kuba warakoze subscribe niba utarayikora, ku bayikoze kandi Imana ibahe umugisha. Muba muri kudutera courage, mutuma dukomeza gushyiraho amavideo. Hanyuma ikirungo nikimara gufata neza ku nkoko, urashyiramo rwa rusenda rwacu ruri fresh. Paprika ni urusenda ruseye, ariko noneho turashyiramo na rwa rusenda ruri fresh. Ibyo bita chili. Nurangiza ushyiremo na sauce tomate. Numara gushyiramo sauce tomate ugaragure. Komeza ugaragure ku muriro uringaniye, kuko usizemo umuriro mwinshi byashirira. Ushyiremo na ka black pepper. Nayo uyishyiramo kugira ngo yinjiranemo na cya kirungo mu iriya nkoko, cyinjiremo neza. Ushyiremo n'umunyu. Hanyuma nurangiza ukomeze ugaragure neza. Umunyu, paprika, chili, black pepper byinjiremo neza. Nurangiza ushyiremo utuzi dukeya two kugira ngo iriya sauce yatangiye gufata hasi ibaduke. Ari hano kugira ngo bitashirira.
kuko murabona yuko byari bitangiye gufata mu ndiba y'isafuriya kubera ibirungo byinshi na sositomate byari bitangiye gufata mu ndiba y'isafuriya. Ushyiramo utuzi duke ukabibatura ugakomeza ukagaragura. Turiya tuzi ni two kugira ngo bidashirira. Ubundi ugateka inkoko yawe neza irimo agasenda karinganiye, ubundi ukaryoherwa. Njya mbabwira yuko kurya neza bitera ubuzima bwiza my friend. Nurangiza ufate kirimu uvange muri ka gafarini, ubwo ni nkaho turi gukora riyezo. Iriya ni riyezo tugiye gukora, turimo gukora. Ufate kirimu uvange muri ka gafarini, ubwo uraba ukoze riyezo. Nurangiza ushyire muri ya nkoko yawe wasizemo n'amazi, ugaragure. Numara kugaragura upfundikire nk'iminota 10, wongere upfundure urebe uko bimeze ko biri gushya. Unyuzemo agasipatira urebe ko bitafashe munsi, ko bitari gushirira. Ubundi uteke inkoko yawe neza. Mva ko mutazamenya guteka, mwegere hino mukore subscribe, musharinga n'amavideo. Buri muntu wese w'inshuti yawe amenye Hospitality TV Rwanda, ubundi muze mwicare mbigishe guteka. Iyi nkoko yacu yenda gushya, irabura iminota mikeya kugira ngo ibihiye. Ubundi ushyiremo ya cream yari isigaye, uyishyiremo. Iyi ngiyi ni chicken stew irimo cream, agasenda. Nuko mbaye kuremba nk'ubongeje ukumva uko imeze. Iraryoshye bya hatari. Ubundi ushyiremo cream ugaragure neza. Komeza ugenda wongeramo cream ugaragura, ushyiramo cream ugaragura. Uko ushyiramo cream niko bigenda bifata. Uko bigenda bifata. Inkoko yegerana n'isosi bimera neza. Tubibutse ko iyi nkoko wayirisha umuceri, wayirisha ubugari, wayirisha ibirayi, icyo washaka cyose wakirisha iyi nkoko. Ifite isosi nziza yegeranye iryoshye my friend. Isosi irimo cream n'agasenda. Bigerageza ubiteke wiyumvire uko bimeze. Ahangaha iyi nkoko yacu iri hafi gushya. Tugiye kuyirya, uburyohe ni bwose. Nanjye natangiye kugira apeti. Pfundikire gato ibanze itogote neza, ishye. Nimara gushya tuyarure. Ubundi ugateka imboga, ugateka n'ibyo kuyirisha. Ubundi ukaryoherwa ukagira ubuzima bwiza. Ntabwo isura y'umuntu iva mu mavuta yisiga. Ntihakagire ukubeshya. Isura y'umuntu kuba ufite itoto, kuba utoshye, bituruka mu byo urya. Hanyuma dufate ipanu dushyireho bata, bireke ishonge. Nimara gushonga duteke imboga zo kurisha iriya nkoko. Imboga zo kurisha iriya nkoko ni karoti n'ibitunguru bya puwaro cyangwa se rikisi. Ubifate ubikatemo utuntu twa juriyene. Numara kubikata juriyene, yaba ari karoti yaba ari ibyo bitunguru, ubiburanshinge mu mazi ari kubira. Ubundi ubizane hariya ku ipanu iriho bata. Nurangiza salt and pepper
ushyiremo agasenda n'iki n'umunyu, ubundi wiyumvira uburyohe. Wiyumvira iki? Uburyohe. Salt and pepper. Kubera ko izi mboga tuba twaziburanshinze ubu ngubu ntabwo tuziteka umwanya muremure. Just salt on pan then serve. Wabonye uko zisa neza cyane. Niba uri kureba ino video kora like, hanyuma uduhe comment utubwire ibyo wifuza, ibyo tuzajya dukunda guteka, ibyo ushaka kwiga kuri Hospitality TV Rwanda. Ibyifuzo byawe tubiha agaciro cyane. Hanyuma ufate isahani warure ya nkoko. Nababwiye ko wayirisha icyo ushaka, ushatse wayirisha ubugari, umuceri, ibirayi. Njye nahisemo kuyirisha ibirayi byo mu mavuta bitetse ifiriti. Ni potato wedges zitetse mu mavuta, ubundi ukazitera perisire iri chopped. Ugashyiraho na za mboga zacu, ubundi ukaryoherwa my friend. Dore icyo kirayi ukuntu gisa. Nujya uteka ibirayi ujye ubiteka bibe golden brown. Ntukajye ubishiriza ngo bibe daki cyangwa bibe umukara, no. Ujye ureka bibe golden brown nka kuriya bisa. Hanyuma ushyireho za mboga zacu, ubundi wirire ifunguro rimeze neza, ririho inyama, ririho imboga bifite amabara atandukanye, green, yellow. Ni ifunguro rimeze neza my friend. Ahangaha wakwarura uko ushaka bitewe n'isahani ufite uko ingana. Isahani yanjye ni ntoya. Ufite isahani ngari wabyarura neza rwose. Ushyiraho agasosi ku nyama. Nurangiza ucopinga utwatsi. Nababwiye ko ibyatsi muri jaride bifite akamaro cyane. Biriya byatsi naberetse byo muri jaride, za perisire, za seleri, za bezo n'ibindi. Biriya byatsi tubikoresha cyane turi kugana ishinga. Ubu ngewe nifatiye twa perisire twanjye ndaducopinga, dore uko bihise bisa neza hejuru ku birayi. Nurangiza ufate n'akandi ga perisire ushyireho ko kugana ishinga, ko kudekora. Ushyireho na ka rosemary cyangwa rosemary, ubundi bimere neza bise neza my friend, ubundi uryoherwa. Nababwiye ko apeti ihera ku maso, amaso agahereza ubwonko, ubwonko bugahereza umubiri wose, ukumva ushatse kurya ufite apeti irenze. My friend, ubu dutangiye guteka. Naberetse ibyuma, mbereka ibirungo, mbereka ibikoresho byo mu gikoni. Uyu munsi dutetse chicken stew. Ubwo twatangiye rero. Kora subscribe, usharinga aya mavideo, ugume kuri Hospitality TV Rwanda, ubundi twige. Wicare nkwigishe, nawe uzana ibitekerezo, ujye umbwira aho bitagenda neza tubivugurure, ubundi twubake Hospitality TV Rwanda. Iyo sahani urabona idasa neza my friend, urabona idasa neza. Tubahishiye byinshi, ntabwo ari ibyo gusa. Ubutaha n'ibi ngibi tuzaza dukubiteho. Kora like, comment and share.
ubundi ukore subscribe niba utarayikora. Mwakoze kubana na Hospitality TV Rwanda, tubashimira kuba mudukurikira kandi natwe turahari ku bwanyu kugira ngo tubagezeho ibyiza byose bijyanye na Hospitality. Naho mu ma video y'ubutaha ukore like, comment, share, niba utaranakora subscribe nguyu umwanya wawe wo kuyikora. Murakoze cyane. Ciao ciao.